Shalom, twongeye kuguha ikaze kuri Senga Ubohoke. Imana y'amahoro iguhe umugisha, cyane cyane wowe wakoze subscribe. Uwiteka kumpera umugisha, Uwiteka akugirire neza. Nawe utarayikora, turagusaba mu izina rya Yesu Kristo, yikore. Imana iguhe umugisha, turagusaba twinginga muri Yesu Kristo, yikore. Nta mafaranga bigutwara, umwami Imana iguhe umugisha. Iyo ubikoze icyo igufasha subscribe, ukora subscribe, nuko igihe cyose twashyizeho ikiganiro, iyo wakoze notification uhita ubona ko twagishyizeho. Icya kabiri, bigatuma nanone natwe nyine umuryango ugenda urushaho kuba gukura uba mugari. Imana amahoro rero ikugirire neza. Reka dusenge, tuje kuganira ku bimenyetso simusiga bigaragaza ko ibibazo ufite ucamo bikomoka mu isi y'umwuka, biterwa n'isi y'umwuka. Noneho ibyo bibazo byose rero bikomoka mu isi y'umwuka n'ubundi ntibishobora gukemurwa mu buryo bwa kimubiri, bikemuka biciye mu mwuka. Nongere mbisubiremo, ibibazo byose bikomoka mu isi y'umwuka ntabwo bishobora gukemurwa mu buryo bw'umubiri, ntibikunda. Ibibazo bikomoka mu isi y'umwuka bikemurwa n'ubundi n'umwuka. Bigusaba kujya gushaka Imana, bigusaba gusenga, bigusaba kwegera umuntu uriho umwuka w'Imana, uriho imbaraga z'Imana, akagufasha kugira ngo usohoke mu bibazo bikomoka mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo nk'uko ushobora kurwara ukajya kwa muganga, wamara kugera kwa muganga ukagera kuri muganga wize ubuvuzi, wenda urwaye amaso. Iyo urwaye amaso ntabwo ushobora kujya kwa muganga uvura amenyo, oya, ujya kwa muganga uvura amaso, kuko abafite ubwo bumenyi bwagufasha kukuvura. Ntushobora nanone kuba urwaye amenyo ngo ujye kwa muganga ubaga wenda umutima, oya. Uba ugomba kumenya kujya kuri muganga ujyanye n'ikibazo ufite. Reka nkubwire ibi bintu, hano mu isi Imana yahashyize abakozi b'Imana batandukanye. Ihazana abahanuzi, ihazana abavugabutumwa, abigisha b'ijambo, ihazana abakora ibitangaza, abarondora n'abakora ibintu nk'ibyo. Iyo wahuye n'ikibazo gikomoka mu isi y'umwuka ukaba udafite ubushobozi bwo kugikuraho, shaka umuntu uriho umwuka w'Imana, ujijutse, usobanukiwe isi y'umwuka, agufashe. Dongere mbisubiremo, dufite ikibazo gikomeye cy'abantu basenga ariko batarasobanukirwa ko Imana ari Imana ikorera mu bantu. Imana ni Imana udashobora kubona igenda n'amaguru. Iyo ishaka gukora, igihe cyose iguhuza n'umuntu, igakorera mu muntu. Imana izagukiza uburwayi bwananiye abaganga biciye mu muntu. Imana izaguha akazi biciye mu muntu. Imana izagupromotinga, izakuzamura mu kazi ikoresheje umuntu. Ni Imana rero ikorera mu bantu. We nuyitegereza ukumva yuko izagusanga usenga wenyine, ukumva yuko izagusanga uri ahantu runaka, ukajya mu cyumba ugasenga wenyine, ukumva ko izagukiza nta muntu ikoresheje, ibyo uzatinda kubona ibisubizo by'Imana, uzatinda kubona Imana. Ni Imana ikora ikoresheje abantu. Rekeraho rero kuba nyamwigenderaho, rekeraho ngaho kwiyemera,
tera intambwe ushake umuntu, tera intambwe usanga umuntu. Birashoboka ukaba ureba abantu bose ukabita, wajya ureba abakozi b'Imana bose ukumva bose ari kimwe. Birashoboka ukaba waragiye ukomeretswa na bamwe muri bo, noneho ukagira ahantu wisanga ufite ibikomere byo kuba wumva yuko nta wundi mukozi w'Imana wagana ngo agufashe gusenga. Woyada, reka nkubwire ko na Eli Imana amubwiye ngo mfite 7,000 bitigeze bipfukamira Bayali. Hari igihe abantu bibwira yuko nta bapfira gushira. Turahari, abakozi b'Imana turacyahari, ndahari, n'abandi bose barahari. Ndajya nkubwire ngo igihe wamaze gusobanukirwa ukamenya ko ibibazo byawe bikomoka mu isi y'umwuka, bigusaba kugira ngo utere intambwe usange umunyamwuka agufashe. Ngwino tugufashe igihe uzigenzura ugasanga ufite ibyo bibazo bikomoka mu isi y'umwuka. Tugiye rero gutambutsa ibimenyetso simusiga bikwereka ko ibyo uri gucamo n'ibibazo urimo biva mu isi y'umwuka. Noneho nongere mbisubiremo, ku bibazo byose bikomoka mu isi y'umwuka, kugira ngo bikemuke bisaba kugira ngo haboneke uwundi muntu mujyana mu mwuka, mukajya ku nkomoko y'aho ibibazo bituruka, mugafunga ibyo bibazo. Impamvu biravuga ngo gushaka undi muntu nuko Imana ivuga ngo ababiri bari mu isi bagahuza umutima icyo kugira icyo basaba icyo ari cyo cyose, Data wo mu ijuru azakiguha. Wowe ushaka kugenda wenyine, ushaka gukora wenyine, ntibivamo. Uzatinda kugera ku gisubizo, uzatinda gukira iyo ndwara, uzatinda kubohoka, uzatinda kugera ku cyo Imana kugambiriyeho. Igihe cyose ubuze umuntu, Yesu kuki atakoze wenyine, yabanje gutoranya abo 12 asiga abo ngabo mu isi bakora. Reba kuva kera kose Imana yatumaga 2 na Yesu yatumaga 2. Imana yahamagaye Mose imuha uwo bagomba gukorana witwa Aroni. Ntabwo Imana gutyo ikora gusa yonyine, ndetse yaje gutoranya n'abatware bagera muri 70 bagombaga kumufasha umurimo yagombaga gukora. Noneho urashaka kuzajya uvuga ngo uzajya usenga wenyine. Imana Data ubwayo ntabwo ikora nk'Imana ubwayo Data yonyine. Hari Yesu aho ngaho, hakaba n'umwuka wera hagati aho. Ku ruhande mu ijuru hakaba hari abamarayika bashinze imirimo itandukanye, abo ikomandinga ikavuga ngo mugende mukore bimukorere. Ntabwo Imana ubwayo ikora yonyine nk'Imana. Hano mu isi rero kugira ngo uyibone, uzayibona biciye mu muntu, uzayibona biciye mu muntu nkanjye, uzayibona biciye mu wundi muntu uwo ari we wese wiyumvamo musengana. Imana ikugirire neza. Rero ibimenyetso simusiga tugiye kubivugaho, ariko mbere yuko tubivugaho reka duhamagara umwuka wera kugira ngo akorane natwe. Umwuka wera ndabizi wamaze kuba muri ngewe, ndabizi urimo urakora. Nahindutse akanwa k'Imana ihoraho kano kanya. Ndatura ngo rero kugira ngo uje wese kuri Senga Ubohoke, umwanya muto tugiye kumarana habwa umugisha, ntihagire n'umwe uva hano kuri Senga Ubohoke uko yaje. Fungura amatwi ya buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke, fungura umutima kuri buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke, ahure n'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rimuzeho, rimuhindura ubuzima. Urakoze ko ijambo ryawe rimujeho. Amashimwe n'icyubahiro nibikugarukire mu ijuru no mu isi, mu izina ryawe mugapfakazuka. Amen. Shuti mukundwa, reka mbanze nkwereke ko hari ibibazo bikomoka mu isi y'umwuka bidashobora bega biza gutyo kandi from nowhere ukabona birakugwiririye, ariko bivuye mu isi y'umwuka. Reka twihute cyane mu gitabo cya Mariko, mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, mu gice cyaho cya 5 n'umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 34. Reka dusome. Ngiye gusoma Bibiliya yitwa Ijambo ry'Imana. Niwumva ndi kuyisoma o kumva wenda iyo nkuru suko waruyize, umenye ko nge ndi gusoma Bibiliya yitwa Ijambo ry'Imana isobanura neza Ikinyarwanda. Reka dusome ngo nuko barajyana, Yesu aherekezwa n'abantu benshi bagenda bamubyiganiraho. Ngo muri bo hari umugore wari urwaye indwara yo kuva, ayimaranye imyaka 12.
yarababaraga cyane biturutse no ku baganga benshi yivujeho. Ibintu bimushiraho ntibyagira icyo bimumarira, ahubwo arushaho kumererwa nabi. Yumvise ibyo bavugaga kuri Yesu, araza aca mu kivunge cy'abantu, amuturuka inyuma, amukora ku mwitero we, kuko yibwiraga ati ninkora ku myambaro ye ndakira. Amaraso ahita akama, maze yumva mu mubiri we akize ya ndwara. Ako kanya Yesu yiyumvamo ko hari imbaraga zimuvuyemo, arahindukira areba abantu, arababaza ati ninde ukoze ku myambaro yanjye? Abigishwa be baramusubiza bati dorere abantu barakubyiganiraho, nawe ukabaza ngo ninde unkozeho? Yesu abararanganyamo amaso kugira ngo arebe uwamukozeho uwo ari we. Wa mugore ashya ubwoba, ahinda umushyitsi kuko yarazi ibimaze kumubaho, araza kubita imbere amubwiza ukuri kose. Yesu niko kumubwira ati mwana wanjye, ukwizera kwawe kuragukije, genda amahoro kandi ukiri icyo cyago. Akivuga atyo ukiri icyo cyago, amen. Wumvise iby'iri jambo ry'Imana. Uyu mudamu cyangwa uyu mugore tubona hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 5 n'umurongo waho wa 25, havuga hatubwiye ukuntu umugore waje urwaye indwara yo kuva. Nuvuga ngo yaje arwaye indwara yo kuva, amara imyaka, ngo yamaze imyaka 12 yose ava adakama, imihango idakama. Ibaze wowe muntu nkurikiye urwaye buno burwayi, imihango idakama. None mu gihe cy'Abayuda ho byo byari ikizira kikaziririzwa ku muntu uri muri periode, umudamu umukobwa uri muri periode ntabwo yabaga yemewe kugera aho abantu bari. Ariko umudamu yabanje kwirwanaho, abanza kujya kwa muganga. Nk'uko ijambo ryavuze, abanza kujya hehe? Kwa muganga. Ngo none amaze kujya kwa muganga, ariko uko yivuzaga niko ahubwo uburibwe bwiyongeraga, kuko ijambo ryavuga ngo yarababaraga cyane biturutse ku baganga benshi yivujeho. Yahoraga ajya mu baganga bakamuga ati gibunaka hari umuganga azagufasha, jya aha naha nuhagera turabizi hari umuganga azagufasha. Agenda bazengurukamo kugeza igihe noneho ijambo rivuze ngo ibintu bimushiraho. Ntiyaragifite ibintu byo kujyana kwa muganga cyangwa amafaranga yamushizeho. Amafaranga yamushizeho, imitungo imushiraho, ariko birangira n'ubundi ntacyo bamumariye aba bavuzi. Impamvu rero nta kintu bamumariye aba bavuzi nuko indwara y'uyu muntu, y'uyu mugore, yari indwara iva mu mwuka, yasunikwaga n'isi y'umwuka. Bishatse kuvuga ngo hari imbaraga z'imyuka mibi zari zaramusunikiye buno burwayi. Ikimenyetso cya mbere rero kigaragaza indwara zikomoka mu mwuka nuko uzivuza ukanywa ibinini zikanga gukira. Urwara umutwe udakira, uhata ibinini ntukire. Uwo mutwe ni umutwe ukomoka mu isi y'umwuka, ni uw'indogano, ni uwa kirozi, warawusunikiwe, bakuroza umutwe udakira. Kandi gitangaje muri uwo mutwe udakira baba batwaye inyenyeri y'ubwenge. Ni ukuvuga ngo rero wowe icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka ko ubwo burwayi cyane cyane ubwo mpereye ku mutwe, mutwe urwara ukakurya ukanywa ikinini, wapi n'icyoroshye, ahubwo ukarushaho kukurya, ugafata amazi ugasuka mu mutwe ntukire. Uwo mutwe ni umutwe wa kirozi. Ni ikimenyetso simusiga ko ubwo burwayi ari uburwayi busunikwa n'isi y'umwuka, buva mu mwuka. Kugira ngo ubwo burwayi rero bwo mutwe udakira buhagarare, ukeneye umuntu uriho amavuta y'Imana, ukeneye umuntu uzi isi y'umwuka, akaba yagufasha akagusengera wizeranye nawe kugira ngo ubashe gukira. Ukeneye umuntu wo kugufasha.
ndahari rero niba ufite icyo kibazo twagufasha kuri telefoni, twagufasha mu buryo bwose. Ukeneye umuntu, iyo ni indwara, ni umutwe uterwa n'abadayimoni, ni umutwe usunikwa n'imyuka mibi. Ikimenyetso rero simusiga ni ukuvuga ngo indwara iyo ari yo yose ubona ushobora kuvuza, ukiteza inshinge, ukanywa imiti, ugakora ibishoboka byose, ugahinduranya abadogiteri n'abadogiteri, iyo ndwara ntikire. Ni ikimenyetso kikwereka ko iyo ndwara atari yo mu buryo bw'umubiri, yavuye mu mwuka. Niyo mu buryo bw'umubiri, yavuye mu mwuka, yazanywe n'umwuka runaka. Uwo mwuka uraza urayiguteza, yaje iri mu gitero. Nuvuga ni igitero wagabweho, dayimoni iraza iroherezwa igusetingamo ubwo burwayi, ikubibamo ubwo burwayi budakira. Nuvuga ngo rero sasa icyo kibazo cy'ubwo burwayi budakira kigomba kuranduka biciye mu isengesho, biciye mu nukuwa. Urasabwa kujya mu mwuka, ugashaka undi muntu ugufasha mu mwuka, kuko ni ihame. Yesu yavuze ko ni ihame ababiri bari mu isi ntibagahuza umutima kw'ibyo basabye bose, icyo ari cyo cyose bakizeye bazagihabwa. Ukeneye umuntu wa kabiri ugomba kugufasha kugira ngo ubohoke, ari kuzinguni z'isi y'umwuka. Imana igumugisha. Ubwo navugaga ku ndwara rero, indwara yose idakira, ufashwe na paralize, uragiye uravuje biranze, uko urushaho kuvuza ni kuribwa, menya ngo iyo ni indwara yo mu mwuka. Ni indwara twita indwara z'inkorano, izitegurwa mu isi y'abarozi, zigasunikwa, zigatongerwa, noneho zamara gutongerwa zikaza mu mwuka, zikinjira mu mubiri w'umuntu. Iyo zinjiye mu mubiri w'umuntu rero nuvuga ngo kuko ziba ari umwuka, nta kintu wakora. Ntabwo iyo ndwara isunitswe mu mwuka, ntabwo umwuka wawicisha ikinini cy'abana b'abantu, ntabwo umwuka wawutera urushinge, kuko nyine ni umwuka. Ntabwo wawutera urushinge ngo umuti wo mu rushinge wica umwuka. Umwuka ukurwamo n'undi mwuka. Niba ari umwuka mubi winjijwe mu mubiri wawe ugahinduka indwara, ugomba gukurwamo n'umwuka mwiza, ariwo mwuka wera, ugomba kwinjira mu mubiri wawe ugahandura, ugakubita umwuka mubi ukakuvamo. Nguko uburyo bwo kubohoka, uburyo bwo gukira ku ndwara zikomoka mu isi y'umwuka. Uyu mudamu kuko yarafite ikibazo cy'indwara yo mu mwuka, kuva kwiwe kwari kwaratewe n'imbaraga z'umwijima. Kuko kwari kwatewe n'imbaraga z'umwijima, ntabwo yari gukora kuri Yesu uri mu imbaraga z'Imana ngo za mbaraga z'umwijima zari zaramuteje icyo kibazo zigumeho. Nibibaho iyo wakoze kuri Yesu, nta ikibazo cy'imbaraga z'umwijima kirarangira. Kandi nkwibutse kano kanya muri gihe cya none, Yesu ntuzigera umubona nk'umuyaga utambuka. Ni Yesu muri nge, ni Yesu mu muntu mugenzi, ni mu muntu mugenzi wawe, ni Yesu mu bana b'abantu. Yesu uzamubona muri nge, uzamubona mu wundi mukozi w'Imana runaka wizereramo, uzamubona mu nshuti za, uzamubona ku mushumba wawe. Ni Yesu mu muntu rero uyu Yesu Kristo aka kanya wambaza ngo namukoraho gute, namukurahe? Umva uyu mudamu urugendo yakoze rwo kugira ngo ashake Yesu. Yaraje nyine akimara kumenya ko Yesu, akimara agize amahirwe yo kubona Yesu, biravuga ngo arabyigana. Yagize gute? Arabyigana. Kuko Yesu abantu bamubyiganiragaho ari benshi. Yiyemeje rero gukotana, arabyigana mpaka kugeza igihe akoze kuri Yesu. Ukeneye kubyigana mu kwizera kwawe kugeza igihe ukoze ku Mwami. Igihe cyagenwe n'Imana nubyigana neza mu buryo bw'isengesho, Imana yiteguye kuguhuza n'umukozi wayo, yiteguye kuguhuza n'umuntu ugufasha, yiteguye kuguhuza n'umuntu ugusengera. Ijambo rirambwira ngo nuko Abisiraheli barataka, ngo gutaka kwabo kuragenda kugera gute? Kugera ku Uwiteka. Kugeze ku Uwiteka,
Imana ituma Mose iravuga ngo Mose we numvise gutaka kuba bwoko bunakira none genda ubakure manuke no kubakura mu buretwa umwami Farawo bakoresha. None rero genda ubwire Farawo andekurira ubwoko. Kuki utibaza ngo kuki Imana itagiyeyo nk'Imana ivugane na Farawo mubwire ngo rekura ubwoko bwanjye? Yumva ijwi rivugira mu ijuru. Ni Imana rero ikorera mu bantu, ni Imana igomba nubyigana neza ukabyigana. Nta Imana iraza kuguhuza n'umuntu ugufasha, Imana iraza kuguhuza n'umuntu ugufasha agusengera ubohoke muri icyo kibazo kiterwa kiva mu mwuka. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ibyo rero nagaragazaga ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ibibazo biva mu isi y'umwuka. Nuvuga ngo ni bya bibazo, niba ari indwara, icyambere niba ari indwara urayivuza ntikire, biranga. Niba ari ikibazo kijyanye n'ibifatika amafaranga, urakora ugakora ukagerageza kuvuga ngo aya mafaranga noneho reka nyabike nzifata. Niba ari ubwami bw'umwijima bwarapanze kugira ngo ntuzigere utunga amafaranga, buzateza ikibazo kizatuma aya mafaranga uyakura kuri konti ugenda uyakoreshe. Ibyo ni ibibazo bigaragaza ko ubwo bukene bwawe, izo nyatsi ibikwataka ngo ni ibibazo simusiga bikomoka mu mwuka. Ibibazo byose bikomoka mu mwuka ukoresha ubwenge bwawe bikarangira nta gisubizo ubonye. Ukoresha imbaraga zawe zose zishoboka bikarangira ntacyo ugezeho, kuko nyine ni ibibazo bikomoka mu mwuka. Ibibazo byose bikomoka mu mwuka rero bikemurirwa mu mwuka. Iyo tuvuga mu mwuka nuvuga ngo nta kintu gishobora kubaho hano mu isi kigaragara kiboneka kitabanje kuva mu gutangirira mu isi y'umwuka. Ibintu byose ubona n'umuntu atangira remwe ari umwuka, abantu batamubona, igihe kikagera wa muntu akagaragara akaboneka. Ni ukuvuga ngo rero n'ibibazo acamo byose anyuramo bitangirira mu mwuka. Ndagira ngo nkubwire ngo mu mwuka niho nkomoko y'ibisubizo, ni naho nkomoko y'ibibazo. Ariko yego hari ibibazo biba bidaturukaho, ariko nka 90% bya bimwe mu bibazo abantu bahura nabyo bikomoka mu mwuka. Niba ikibazo ufite, urugero uri umugore wubatse urugo, ugerageza kwitwararika ku mugabo wawe nta kutagira, ugerageza kwifata neza, ariko ugasanga neza murashwanye muratonganye. Ejo ukavuga uti sinzongera ukongera ukadesida, ejo mukongera mugashwana. Nuvuga ngo icyo kibazo niba kidatewe n'imyitwarire, kuko hari umuntu usanga mu by'ukuri nta myitwarire mibi afite, agerageza kubanira neza mugenzi we, aho agerageza kubanira neza mugenzi we babana, ariko ugasanga wapi muri uko kumugerageza kumubanira neza ntibikunda, havutsemo umwiryane. Uwo mwiryane ukagerageza uburyo bwo kuwukumira no kwifata bikanga. Menya ngo uwo mwiryane uri hagati yawe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, uwo mwiryane uri mu bana bawe, uwo mwiryane uri mu kazi, uwo mwiryane ubona hagati yawe n'umufiance wawe udacika, ukomoka mu isi y'umwuka. Niba wigenza ugasanga uba witwararitse, ugasanga witwararitse nta kutagize ngo witwararike, wowe wakoze ibisabwa hagati y'uwo ubana nawe, ariko ukabona guhuza biranze, menya ngo icyo ni ikibazo kiri spirituel, ni ikibazo cyo mu mwuka, kigomba gukemurwa biciye mu mwuka. Ntabwo kizakemuka biciye mu guterana amagambo, ntabwo kizakemuka biciye mu kujya mu bindi bintu byo kuvuga amagambo menshi, kuburana. Bigomba gukemuka biciye mu mwuka, ni mu isengesho. Reka mvaho ngaho rero, niba ari ikibazo ufite cy'ubucuruzi, uracuruza, nuvuga ngo uracuruza, ugerera amasaha ku gihe, ugafungurira ahantu ukorera ku gihe, ugerageza kwitwara neza, ukakira abakiriya neza, ukababwira neza, ariko bikarangira uwinjiye iwawe atakuguriye, ukabona agiye ahandaguriye ahandi, kandi nta kuba utagize pe, ndetse ufite n'ibintu biri karite, ariko ntubone abakugurira. Menya ngo wowe icyo kibazo ufite
igihe wubahirije amahame y'umucuruzi ndetse n'indangagaciro za gicuruzi ukabona urazubahirije nta kutitwararitse ngo witwararike ufate neza abakiriya, ariko ukabona wapi ntibakuguriye bagucaho bakagurira uwundi, icyo kibazo ni ikibazo kiri mu mwuka. Iyo wakoze ibisabwa mu buryo bw'umubiri ukabona wakoze ibisabwa mu buryo bw'umubiri, nawe ukigenzura ukabona nta kosa wibonaho, nta kuba utagize, ariko ukabona ibintu biranze bikomeze kukubaho, umenya ngo ibyo ni ibibazo bikomoka mu isi y'umwuka, bigomba gukemuka rero biciye mu buryo bw'umwuka. Isi y'umwuka rero igiteza ibibazo. Reka dusome muri Luka 13 nanone n'umurongo waho wa 10. Luka 13 twari tubonye wari ufite ikibazo cyo kuva ari muri regre zidacika zidakama, ngo ariko akoze kuri Yesu ako kanya, agikora kuri Yesu ako kanya ngo ahita agira gute akira. Ariko Yesu wari ukozweho yumva ngo hari imbaraga zigize gute zimuvuyemo, aravuga ngo hari umuntu nkozeho. Abantu baramubwira ngo ese mwami Yesu, abantu barakubyiganiraho ari benshi gutya, ariko ukavuga ngo hari umuntu nkozeho, ariko mu mwuka hari abamukoragaho mu buryo bw'umubiri, ari abamukoragaho mu buryo bw'umubiri Yesu ntigeze abumva, yumvise uwamukozeho mu mwuka. Yesu yumva uwamukozeho mu buryo bw'umwuka, si mu buryo bw'umubiri. Iyo ukoze kuri Yesu mu buryo bw'umwuka uhura n'Imana. Iyo uje kuri Yesu muri logike zawe nta gitangaza wabona. Hari abaza kwa Yesu, hari abashaka Yesu muri logike zabo. Yesu tumushaka mu mwuka, tukamukoraho mu mwuka. Igihe ugikorera muri logike, ugikorera mu mibare, urumva uyu mubyeyi cyangwa se uyu mugore igihe cyarageze imibare iramushirana, kuko amafaranga yaramushiranye yo kujyana mu bavuzi yarayamaze, imibare yaramushiranye. Ndagira nkubwire ngo Yesu akorera abantu imibare yashiranye, basigaranye kwizera gusa. Nuza ukiri mu mibare ntabwo ugomba gukira, birakugora kubona ukuboko kw'Imana, kubona igitangaza cy'Imana birakugora. Yesu abonwa n'abantu batakiri mu mibare, ahubwo bari mu mwuka wo kwizera. Uyu mudamu rero amaze kumukora ngo ako kanya Yesu amenya ko ari umukozeho, aravuga ati yari umukozeho. Wa mugore ngo abonye nta kintu ahishwa, araza mwikubita imbere ahinda umushyitsi. Yesu aramubwira ngo icyago cyawe kirahagaze. Niko Yesu yamubwiye, icyago cyawe kirashize, ndakwaturaho ngo icyago cyawe kigushireho. Wowe uje kuri senga ubohoke, ufite indwara, ufite ibibyimba byo mu nda, ndatura ngo bikamuke mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ibyo bibyimba by'ibikorano Satani yaje akakurunda mu nda bikuvemo, biturike byose mu izina rya Yesu Kristo. Ufite virusi itera sida wahawe ya kirozi, hari za virusi za kirozi aho umuntu ashobora kurwara sida, ariko sida y'indogano y'inkorano, ndakwatura ngo igukamukemo mu izina rya Yesu Kristo. Ive muri seli zawe, ive muri tishu yawe, ive muri organi, ive mu maraso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Bamuga gapfakazuka, ambara kwizera. Sida ni indwara yo mu mwuka, kanseri ni indwara z'umwuka, za diabete ni indwara z'umwuka, zishiririzwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana zishiririza izo ndwara zose, zigukamukemo mu izina rya Yesu Kristo, zikuvemo mu mbaraga z'umwuka wera. Wizere Imana, wakire kugubwa neza, wakire ubuzima. Yesu yaravuze ngo nta kindi kigenza umwanzi, agenzwa no kwiba, kwica no kurimbura, ariko nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi ubugingo bwuzuye. Dore umwanzi ashaka kukwiba amagara meza, ndetse ushobora kuba waje hano yarayakwibye. Ndatura ngo akurekurira amagara mu izina rya Yesu Kristo. Ashobora kuba yarakwibye zimwe mu ngingo, yarazimugaje, izo ndwara zakumugaje. Ijambo rirambwira ngo yishyizeho indwara zacu zose, yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu yose, ngo kandi igihano kiduhesha amahoro cyashyizwe kuri we, ngo ndetse n'imibyimba ye niyadukirisha. Akira gukira biciye mu mibyimba ya Yesu Kristo. Ijambo rikongera kavuga ko yishyizeho indwara zacu, akikorera ubumuga bwacu bwose. Yesu yaje kwikorera ubumuga bwawe. Mukoreho, shakisha, byigana mu mutima, byigana mu kwizera, byigana hatana mu buryo bw'umutima, ariko wambaye kwizera. Uhatane, ukore kuri Yesu.
Yesu yiteguye. Ariko ndagusobanura uko Yesu mukoraho. Yesu kano kanya ni mu muntu agomba gukoresha. Hatana uhure n'umuntu wawe, usaba Imana iguhuze n'umuntu wawe. Ushobora kuba uzanywe hano kuri senga ubuhoke bwa mbere, ari Imana ikuzanye kugira ngo ikubohore, ari Imana ikuzanye kugira ngo igukize. Acira gucira mu izina rya Yesu Kristo, acira kubohoka mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo arabohora, izina rya Yesu Kristo rigakiza, ijambo ry'Imana rigakiza. Muri ibyo byombi uko ari bitatu, uhura na kimwe muri byo, cinjire mu maraso yawe, cinjire mu mubiri wawe, cinjire mu buzima bwawe, kigutandukanye n'ikibazo cyose wari ufite gihuva mu isi y'umwuka, mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome rero Luka 13 umurongo waho wa 10. Reka dusome Luka 13 umurongo waho wa 10. Reka naho ngaho turebe undi muntu wari ufite ikibazo kiva mu isi y'umwuka. Igihe kimwe mu isabato, ku isabato Yesu yigishirizaga muri rumwe mu rusengero mu nsengero z'Abayuda. Abona umugore wari umaranye imyaka 18 ubumuga yatejwe n'ingabo ya Satani bwari bwaramuhetamishije ntabashe kunamuka na gato. Urumva ko uyu mugore, ijambo riratubwiye ngo Yesu yinjiye mu rusengero rw'Abayuda ari kwigisha, abonamo umugore wari umaranye imyaka 18 ubumuga yatejwe n'ingabo ya Satani. Kumbe Satani afite ingabo akoresha. Urumva ko indwara nyinshi ziterwa n'ingabo za Satani. Noneho ubushize nzagaruka nsobanure ku kijyanye n'ingabo za Satani. Nzategura ikigisho kigaragaza ingabo za Satani n'imikorere yazo. Noneho rero sasa Yesu yinjiye mu rusengero, abona ngo umudamu wari umaranye ubumuga imyaka 18. Kumbe Satani ashobora kugupangira ubumuga, ashobora kugupangira uburwayi, akavuga ngo uzabumarana imyaka 18, uzabumarana imyaka 30 bukwice, uzabumarana imyaka 3 bukwice, 2 bukwice. Turapangurura igihe cyose Satani yapanze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo ko icyo kibazo kigomba kumara. Turafupisha, turahanagura, nafuta kabisa, nafuta katika jina la Yesu. Wakati na muda uliopangwa na ibilisi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo, ndatura ngo managuye igihe umwanzi yagennye ugomba kumarana icyo kibazo gihanagurike mu izina rya Yesu, gihanagurike. Turahinicogiye, turagihanagura mu izina rya Yesu Kristo. Tuzagaruka tuwishe nanone ikigisho kigaragaza uko ingenga bihe y'abadayimoni, uburyo Satani agenga ibihe. Uyu rero Satani yari yaramugeneye, amugenera kumarana imyaka 18 yose. Uriya twasomye Satani yari yamupangiye ko agomba kumarana 12 yose ava amaraso. Birashoboka ko nyuma y'iyo myaka 12 yagombaga gupfa. Yesu arahagoboka bitewe n'umuhate wuriya mugore. Yesu aramugoboka, amukozeho yakira gukira. Ikibazo ufite gishobora kuba kimaze imyaka 3, imyaka 4, imyaka 10. Mu izina rya Yesu turagihagarika mu butatu butagatifu bw'Imana Data twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Gihagara mu izina rya Yesu. Cyatangiriye mu muka, twinjiye mu muka, turagihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Acira ku buzima, acira igisubizo cy'ikibazo wari ufite mu mbaraga z'Umwuka Wera. Aha rero turabona ko uyu muntu nawe yarafite ikibazo yatewe na daimoni cyangwa se n'ingabo ya Satani, ariko kigenerwa imyaka 18. Muri iyo myaka 18 Yesu abonye uwo mugore ngo amubwira aya magambo, kuko ijambo ryatubwira ngo bwari bwaramuhetamishije ntabashe kunamuka na gato. Nuvuga ngo yarahetamye umugongo waragondamye, ariko ntiyabashaga kunamuka na gato. Ngo Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati, mugore, dore ubumuga bwawe urabukize. Nuko amurambikaho ibiganza, uwo mwanya arunamuka atangira gusingiza Imana. Amurambika ibiganza. Ubyibuke ko ijambo rivuga ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizagumana n'abizera. No kurambika ibiganza ku barwayi bagacira. Ijambo rikavuga ngo ese muri mwe harimo urwaye, natumiza abakuru b'itorero bamusengere bamusiza amavuta mu izina ry'Umwami. Ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse. Imana yarekuye amavuta ku bakozi bayo.
yarekuye amavuta ku bayobozi tuyobora abantu mu by'umwuka. Imana yadusutse amavuta ku bayobozi tuyobora abantu mu by'umwuka, idusuka amavuta yo kugira ngo dukize indwara abantu. Ayo mavuta turiho, ariko aya mavuta akorera uwizera, ntabwo akorera utizera, kuko ijambo ryavuze ngo mugore uriya mugore wakoze kuri Yesu yaramubwiye ngo kwizera kwawe kuragukijije, igendere icyago cyawe kirashize. Nuvuga ngo rero sasa amavuta yo gukiza indwara aturiho, andiho ngewe, ari no ku bandi bakozi b'Imana batandukanye, na amavuta akorera uwizera. Utizera ntabwo amukorera. Utizera mu bwami bw'Imana nta mugabane afite. Utizera nta mugisha w'Imana agomba kubona mu bwami bw'Imana. Utizera nta bitangaza abona mu bwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana ababoneramo ibisubizo ni abafite kwizera, kandi bamaze kumenya ko Imana ari mu muntu. Imana idakorera mu giti, Imana idakorera mu nyoni, Imana idakorera mu bigaragara, Imana igaruka ikaba mu muntu, kuko handitse ngo nzatura muri bo ngendere muri bo. Ni Imana igendera muri nge, igatura muri nge, igakorera muri nge. Ni Imana nawe uje hano kuri Senga Ubohoke yakugenderamo, igatura muri wowe, igakorera muri wowe. Ni Imana mu muntu, nkuko Satani ari mu muntu, ni Imana nuko ari mu muntu. Rero ukeneye kujijuka muri Kristo Yesu. Umwami Yesu akujijure uburyo washakaga mu Imana, ubihindure, umenye ngo uburyo washakaga Imana ni umuntu ukenewe kuza mu buzima bwawe ahetse imbaraga z'Imana, ahetse amavuta y'Imana, akagukoraho igitangaza cyawe kigahita gikemuka. Imana iguhuze n'uwo muntu mu gice cy'ubukungu, iguhuze n'uwo muntu mu gice cy'ubuzima bwose wumva ukeneye, iguhuze n'uwo muntu. Ariko hari igihe yaba amaze kuguhuza nawe ntubimenye, kuko Yesu yagendanye n'abigishwa babiri mu nzira y'Emawusi, bahura na Yesu, Yesu abahagarara agendana nabo, ariko babuzwa kumumenya. Hari igihe waza hano kuri Senga Ubohoke ukabuzwa kumenya, ntumenye ngo ndinde, ntumenye ngo hari Imana iri muri nge, ishaka kukubohora, ishaka kugukiza, ishaka kugutandukanya n'izo ndwara. Ukazajya uvuga ngo Mana nzana umuntu mu buzima, kandi hari umuntu waje kuri Senga Ubohoke Satani akubuza kumenya. Satani ajya abuza abantu rero, nkuko bari abigishwa babiri bajyaga Emawusi babujijwe kumenya Yesu, nkuko bamwe mu bafarisayo, abatambyi n'abasadukayo bishe Yesu barabujijwe kumumenya, byarabananiye kutahura ko ari umwana w'Imana, ari n'Imana. Ndagusengera ngo Imana igukore ku maso, umenye umuntu ugendana nawe, uw'umugisha kuri wowe, uhetse imbaraga z'umugisha kuri wowe. Ndagusengera ngo Imana igukore ku maso, mbone mu izina rya Yesu Kristo, uhumuke kwa jina la Yesu. Niba uri gukira ukire, niba uri kubohoka ubohoke mu izina rya Yesu. Rero dukomeje gusoma, ariko kandi turi kwerekeza ku musozo, reka ngo turimo turasoma Luka igice cya 13, Luka igice cya 13. Reka dusimbuka rero tugeze ku murongo wa 15. ngo Nyagasani Yesu aramusubiza ati mwani, asubiza, reka dusome ku murongo wa 17. ngo Yesu amaze kuvuga ku murongo wa 16, ngo none Yesu 15 ariko ariho duhera. ngo Nyagasani Yesu aramusubiza ati mwani ryarya mwe, mbese buri wese muri mwe ntavana ikimasa cyangwa indogobe ye mu kiraro ku isabato ngo ayijyane kuyuhira? None uyu mugore dore imyaka ibaye 18 aboshywe na Satani, kandi ari mwene Aburahamu. Mbese ntibyari ngombwa ko abohorwa iyi ngoyi ku munsi w'isabato? Yesu amaze kuvuga atyo, abamurwanyaga bose bakorwa n'isoni, ariko rubanda rwose baraho barishima ibintu byose by'agahebuzo, bishimira ibintu byose by'agahebuzo yakoraga. Urumva Yesu Kristo nyuma yo gukiza uyu muntu, buriya ntabwo ariko abantu bose bazishimira kubohoka kwawe, ntabwo ariko abantu bakwishimira kushingirwa, ntabwo ariko abantu bose bazigira bishimira ko wahawe promotion mu kazi, ntabwo ariko abantu bose bishimira ko ufite akazi, ntabwo ariko abantu bose bishimira ko wabyaye, ntabwo ariko abantu bishimira bose intambwe uteye. Ujye amaso kandi ucishe makeya mu izina rya Yesu, wubaha Imana, ushimira Imana
kuho ibikugejeje ugira ubwenge, umenye kubana n'abantu, umenye yuko hari abazishimira ibyawe n'abatazabyishimira. Aka kanya rero ndakugira inama yo kugira ngo ujye uvuga uziga gahunda zawe n'ubuzima bwawe, kuko bose siko bakwishimira. Uyu nguyu ntabwo yigeze abatambyi bitwa ko ari abantu b'Imana ntibigeze bishimira kubohoka kwe, ntibigeze bishimira gukira kwe. Batangiye kubwira abantu ngo mujye muza mukizwe mu minsi 6, ari ku munsi wa 7 mumenye ko ari umunsi w'isabato, nta kintu kigomba kuwukorerwamo. Yesu ababwire biriya mwumvise. None rero sasa mvunaguye, Yesu none aravuga ngo uyu yari umukobwa Aburahamu, yari amaze imyaka 18 aboshywe na Satani. Ukabona ko ubwo burwayi yabuboheshejwe na Satani, bwavuye mu isi y'umwuka buterwa n'ikiremwa cy'umwuka cyitwa Satani. Ntabwo yari kubuvuza ngo bikunde, ntabwo ari kujya mu bantu mu bavuzi batandukanye ngo bamuvure, kandi ikibazo ntabwo yari kunywa imiti, ntabwo yari gukandakandwa, nta kintu bari kumukorera namba ngo uyu muntu abashe gukira, kuko ikibazo kiwe cyavuga mu isi y'umwuka. None se kuki wowe utamenya inkomoko y'ibibazo byawe ngo umenye ko hari biva mu isi y'umwuka? Nakubwiye rero ngo kugira ngo usobanukirwe ibibazo byose bikomoka mu isi y'umwuka, ushyiraho ubwenge bwawe n'imbaraga zawe na logique byose bikanga. Nuzajya washyizeho logique ugakoresha ubwenge n'imbaraga ukabona byanze, hita ushakisha igisubizo mu mwuka, umenye ko mu mubiri byanze. Ibibazo rero byose bikomoka mu mwuka, nushaka kubikemura mu buryo bw'umubiri uzarinda upfana nabyo. Ariko numenya ko ibibazo wahuye nabyo bikomoka mu mwuka, ugajya gushaka igisubizo mu mwuka, igisubizo uzakibona kandi uzabona igisubizo nyakuri koko. Yego hari ibibazo bidakomoka mu mwuka, bisaba kugira ngo bikemurwe mu buryo bw'umubiri. Cyane cyane urabizi hari indwara zivurwa mu buryo bugaragara, zizwi, zifite imyino, ujya kwa muganga akaguha imiti akagira gute ugahita ukira. Ariko nge navugaga izikomoka mu mwuka, ni ukuvuga ngo ikimenyetso cyazo nizikira. Uzihata imiti binini ntizikire. Ubukene navuze, ubukene bukomoka mu mwuka, ukora uko ushoboye kose uburwanya bukanga kuvaho. Amadeni ukora uko ushoboye kose uvuga uti noneho sasa ndifashe sinzongera gufata ideni. Wakwifata ejo bundi ukongera ukabona urarifashe. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka ni umwuka wasunikiwe, wavuye mu isi y'umwuka. Ni ikibazo cyavuye mu mwuka baricaye baraterana baravuga bati tugiye kumuteza amadeni, ideni rizajya riva wafatira. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo urihagarike ayo madeni uyihagarike, biragusaba kujya mu mwuka tugasenga Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha. Rero ndumva narekera aho ngaha. Hari icyo wumvise, hari icyo ubwiwe, wumvise ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ibibazo uhura nabyo bikomoka mu mwuka. Ni ukuvuga ngo ibyo bibazo ntibibonerwa umuti iyo ukoresheje ubwenge, iyo ukoresheje logique, inama ugirwa n'abantu zisanzwe byose urazikoresha, tekinike zose ukazikoresha, ibintu bikanga. Igihe rero ubonye ibintu byanze, sibye yuko mbere yuko ibintu birinda kwanga amafaranga ukayamarira mu bavuzi. Uyu mugore urumva ko amafaranga ari yaramariye mu bavuzi, kuki warindi ko ibintu bigushiraho, ibintu bikuvaho ukaba ari bwuza gushaka Imana? Kuki warindira ko imitungo gushiraho ukabura cyangwa se business yawe isenyuka ukaba ari bwuza gushaka Imana? Kuki cyumweru cya mbere ushobora kubona nta mukiriya ukemera yuko icya kabiri gikubita ukazajya gushaka Imana, noneho urabona uri mu bihombo ugiye gukinga? Hari abantu rero bibuka gushaka Imana ibintu byabashizeho, hari abantu bibuka gushaka Imana ibintu byarageze iwandabaga. Shaka Imana hakiri kare, igihe cyose wamaze kubona ko ibibazo bya bikomoka mu mwuka. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Rero reka dusenge. Mana yaremye ijuru n'isi, ireba buri wese wari uri hano kuri Senga Ubuhoke wumvisha aya magambo. Ufite ikibazo cyose gikomoka mu isi y'umwijima, giterwa n'abadayimoni, giterwa n'imyuka mibi, giterwa n'imbaraga zikuzimu, ndatura ngo ibyo bibazo bimuveho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu wapfuye akazuka. Natamka ya kwamba shida, matatizo yanayotokana na ulimwengu wa kichawi na ulimwengu wa mapepo, nguvu za giza, ng'oka, kimbia, tawanyika, kimbia mtu huyu kwa jina la Yesu. Natamka hizo nguvu za giza zikukimbie, na ziamuru right now zikukimbie kwa damu ya Yesu. Ndategeka iyo myuka yose yaguteje ubwo burwayi, yaguteje inyatsi, yaguteze kumugara, yaguteje kwangwa, kutemerwa, ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Akira kuoka, akira gukira,
akira kugubwa neza, wizere muri Yesu Kristo. Urakoze Mwami ko uyu muntu ubyizeye abohowe kandi akize. Ni mu mbaraga z'Umwuka Wera dusenze twizeye, amen, amen. Yesu aguha umugisha. Ubaye utarakanda subscribe, turagusaba kugira ngo uyikande. Numara kwikanda, kora share, shyira mu magurupe ya WhatsApp bamo, shyira kuri status zawe, kora uko ushoboye kose kugira ngo tuzamuke, hica nizamuke, umuryango wagukwe ube munini. Imana iguha umugisha, ugeze ku butumwa kuri benshi, abantu benshi bajijuke, bave mu rungabangabo. Abari mu bibazo, nawe uzi inshuti zawe zifite ibibazo ariko ukabona zisa nkaho ntizisobanukiwe ibyo ziri gucamo, bahereza ino audio cyangwa se bahereza ikintu cyigisho. Kora share ubasangize ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Mwari kumwe nanjye Pastor Justus. Nimero mwambonaho 0782 70 65 iba no kuri WhatsApp 0722 70 65 iyo ni Airtel. Amahoro y'Imana bane namwe, mugire ibihe byiza. Shalom shalom.